ikibazo nyamukuru kikaba yuko hari igihe umukobwa wabifashe nk'uko nguko wabimbazaga akora imibonano mpuzabitsina n'abandi bahungu, ariko yagera kuri wa wundi akunda cyane yumva yifuza ko bazarushingana, kubera ko yabwiwe ngo iyo mukoze imibonano mpuzabitsina ntimurushinga, ugasanga niwe ari kwima, ugasanga wirirwa ubitanga ahandi, wagera kuri wa wundi wumva yuko mwagakwiye kuzarushingana akaba ari we wima. Ese koko buriya uba utamuhemukira? Ubu uri kumuhemukira, uri kumwereka nk'aho usa naho uri isugi kutajya ubikora na rimwe, ariko wirirwa ubikora ahandi. Ibyo ngibyo ntabwo biba bikwiriye, ntabwo biba ari byo. Niba ushaka kuko kwifata kugeza urushinze, ifate nyakwifata. Niba kandi wumva ugomba kubikora, wigera kuri wa wundi mwakagombye kuba mubikorana, ahubwo muganisha kurushinga ngo ari we wima, ujye kubitanga ahandi, sibyo? Byakabaye ari kuvuga ngo ndi mu gihe nabiretse, wenda abandi nabahaye mu gihe cyashize, ariko ukareka kuvuga ngo uri kujya guha abandi bahungu, uri gukundana n'umuhungu uzi kuzarushingana nawe. It's a shame.